Yesu ndagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ryo gusuhuza nitwa Emmanuel Tuyishimire kuri kamera za Zamara TV dufiteho umumama muraho neza muraho amakuru ni meza twakiye kuri Zamara TV murakoze si ubwa mbere kandi suri mushya ahubwo uri umusangwa nk'ibisanzwe uyu munsi rero tugiye kumanza tugusengera Imana nitumara kugusengera Imana ubone utugezeho icyo umwami Imana yashize ku mutima wawe witeka ushobora byose uri Imana ikomeye uri data wa twese mwiza turagushimye kandi turaguhimbaje reka imbaraga z'Imana zimanuke zibane natwe reka ubwiza bw'Imana buze umutumirwa wacu mu izina rya Yesu Kristo usanzwe umukoresha ariko turagira mu data wa twese umukoreshe bikwiye kandi uwiteka umukoreshe birenze yasanzwe umwana wawe ariko nyira data wa twese umukoreshe nyira data wa twese umusange mu izina rya Yesu Kristo iyo tuhamagaye n'imbaraga z'Imana twirukanye imbaraga z'abadayimoni twirukanye imbaraga z'amahembe twirukanye imbaraga zituma abantu bavugishwa mu ijambo reka data wa twese umugisha wawe umugereho kandi ubwiza bwawe bugereho mu izina rya Yesu Goma yawe ni yamamare mu izina rya Yesu Kristo Goma yawe ni yamamare urakoze kubera kuri Imana neza urakoze ko uri Imana mva gusenga ngaho umukoreshe ngaho nayasame wivugire mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye amen uyu munsi kuri kamera za Zamara TV utuzaniye iki bazaniye ijambo rihumuriza imitima yego ikaze rero na karibu umwanya n'uwawe kuko ijambo ryo Uwiteka yarariguhaye murakoze kutwakira kuri Zamara dushimye Imana y'amahoro yabanye natwe ikaturindira imiryango namwe ikaba yarabarinze nihabwe icyubahiro tubanje gusuhuza rero abaradukurikirana n'abazadukurikirana bagiye kumva ijambo ry'Imana reka ntangire mbibwira amazina yanjye ni Silvani yahasangwe neza bakunze kumenya ku izina rya Mukabwana Yesu ndi umukristo ndi umukozi w'Imana nteranira mu Gatenga mu itorero rya Gatenga ni paruwase ya Gatenga Imana y'amahoro ibane namwe kubadukurikiranye Haleluya Amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryo gufasha imitima ariko hari indirimbo ngiye kubanza nyuzeho akanya gato cyane niturangiza tuvuge ijambo ry'Imana niturangiza dusenge Imana muri iyi minsi abantu benshi nkunda guhura nabo usanga bafite imitima ihagaze bafite ubwoba inkuru bari nyinshi ariko ndashaka kubwira umuntu wese ufite umutima uhagaze ngo umutima we nuhumure kandi nukomere Imana ishimwe yemwe abafite imitima ihagaze mitima yanyu nikomere mbazaniye inkuru nziza yemwe abafite imitima ihagaze mitima yanyu nikomere mbazaniye inkuru nziza dore Imana irakuremeye itarebye aho wavukiye dore Imana irakuremeye itarebye aho washakiye ikuremeye ku mugaragaro babyemera batabyemera haleluya numvaga icyo gice cy'iyo ndirimbo kiri kumfasha kubera ko hari abantu bafite imitima ihagaze hari abantu bafite ibibazo hari abantu barwaye hari abantu bababaye hari abantu bafite ibyifuzo bamaranye iminsi ariko nibihanganira ndi kubabwira ngo imitima yabo nikomere bazaniye inkuru nziza mbazaniye ijambo rifasha imitima ribabera igitsika mutima Imana yacu nutugirire neza hanyuma rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 61 turasoma n'umurongo wa mbere tugeze hepfo gatoya Imana yacu tugirire neza haravuga ngo umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi umwuka w'umwami Imana ari kuri nje kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza
yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wiyebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Uyu ni umukozi w'Imana Yesaya yahanuye amagambo menshi Yesaya akomeye kandi meza. Mu itangiro ryo guhanura kwa Yesaya mu gice cya mbere, Yesaya yahanuye ari guhanurira abantu b'abanyabyaha. Hari aho yagize ngo abantu bezwe, ababwira kwezwa. Yagiye abavuga ko hari abazabona ishyano, avuga ikizatuma abantu bazabona ishyano. Ariko arakomeza arahanura. Yageze mu gice cya 40 atangira kuvuga ku bantu b'abanyamasezerano. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma ageze, Yesaya afite ubuhanuzi bukubiyemo ibice nka 3 kubera ko bigiye bitandukana kubw'ubuhanuzi Imana yamunyuzagamo kugira ngo buzafashe wowe nanjye unkurikiranye. Imana yacu nishimye. Yageze kuri iki gice cya 61 aravuga ngo nje kubabwira umwaka Uwiteka azagiriramo abantu imbabazi. Rero ubundi Uwiteka ajya kurema umwana w'umuntu hari icyo yamuteganyirizaga, hari umugambi mwiza yari yaramuteganyirije. Nuko mwene muntu yahizwe na Satani, ariko Imana nayo ntago yemeye ko Satani aherana ikiremwa cyayo. Imana ishimwe neza. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo rero ageze aha ngaha yaravuze ngo umwaka Uwiteka azagiriramo abantu imbabazi. Iyo ugiye inyuma gato usanga abantu hari uburyo bari barakubititse, bari barahuye n'ibigeragezo, ndetse bamwe barihebye baravuye ku Uwiteka, mbese bamwe bagendana amaganya n'umubabaro. Ariko hano Yesaya hageze aravuga ngo njyewe umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye. Haleluya. Ni ukuvuga muri iyi minsi wowe udukurikiranye, niba umwuka w'Umwami Imana ari kuri wowe, muhamirize, umuhamye, kandi wemere gukoreshwa nawe no kuyoborwa nawe nk'uko Yesaya yayobowe n'uwo mwuka wera. Aravuga ngo kandi Uwiteka yansize amavuta. Haleluya. Aravuga ngo yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima. Nahoze ndirimba indirimbo ivuga ngo yemwe abafite imitima ihagaze, imitima yanyu nikomere. Haleluya. Mbazaniye inkuru nziza. Iyo umuntu afite imvune zo mu mutima aba afite ibibazo biri kumuvuna, kandi aba yumva nta mutabazi, aba yumva nta burengezi, aba yumva nta byiringiro. Yesaya agoboka muri iki gihugu, agoboka muri iki gice ku bantu bafite imitima ihagaze, bafite imvune zo mu mitima z'ibintu byabavunnye. Nibyo. Haleluya. Aravuga ngo noneho rero njyewe Uwiteka yansize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza bo mu isi. Erega nubwo mu isi harimo abantu bakora ibyaha, ariko harimo n'abagwaneza. Imana ishimwe. Arangije aravuga ngo kandi yantumye kuvura abantu bafite imvune zo mu mitima. Nibo naririmbiye ya ndirimbo ivuga ngo yemwe abafite imitima ihagaze, imitima yanyu nikomere, mbazaniye inkuru nziza. Hanyuma Yesaya arangije aravuga ngo noneho kandi aravuga kandi yantumye no kumenyesha imbohe ko zibohowe, ngo no gukingurira abari mu nzu z'imbohe, ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Umwaka
w'imbabazi aravuga ngo rero Yesaya ati nge ndaje nk'intumwa y'Imana nje kubwira abantu ko hari umwaka w'imbabazi. Nigeze nsoma ijambo riravuga ngo Uwiteka azagirira imbabazi abazazigirira. Imana ishimwe. Ubundi ngo ntabwo umujinya yahohorana iteka, ni kumuririmbyi aririmbyi wa 334 aravuga ngo wa mutima wanjye wishima Uwiteka mwabindimo byose mwe mumuhimbaze. Arahana agera aravuga ngo Uwiteka ntiyatwitura ibihwanye haleluya n'ibicumuro twamucumuyeho kubera ko atunze umutima w'imbabazi. Imana ishimwe. Yesaya aravuga ngo rero yantumye haleluya kuvura abantu bafite imvune zo mu mitima, arangije anyuma no kubamenyesha umwaka w'imbabazi. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu ko uyu mwaka nawo watubereye umwaka w'imbabazi. Yego. Ugesema twagiriwe ubuntu n'Imana itwoherereza ku mbabazi zayo. Ubu hari ibyo yagiye dukiza agapfukamunwa ikadukuyeho. Haleluya. Hari umwaka w'imbabazi kandi izi mbabazi zigera ku muntu zikeneye. Niba wowe zitari kukugeraho hari uwo zitageraho kubera ko yazanze, ariko Yesu aravuga ngo ni umwaka w'imbabazi. Haleluya. Aravuga ngo kandi nje kuvura abantu bafite imvune zo mu mutima. Aya masaha, uyu mwanya, uyu munota turi gutambukira ijambo, wowe wari ufite imvune zo mu mutima, iri jambo ni komora imvune kubera ko hari umwaka w'imbabazi Uwiteka aje kukugiriramo imbabazi. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Arangije aravuga ngo kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Haleluya. Umunsi Imana izaza guhoreramo inzigo ko abantu banze kwakira imbabazi z'Imana. Ubundi abantu ntabwo bazazira ko batumvishe, ahubwo bazazira ko batumviye ngo bakire imbabazi z'Imana. Ikibazo si uko umuntu yavunitse, si uko umuntu yakomeretse, ahubwo ikibazo ni uko atagiye kwaka umuti wo komora igisebe. Kandi ikibazo ni uko atagiye gufata ubwungo. Mbazaniye ubwungo ku bantu bafite imvune zo mu mitima, kubera ko Yesaya yaravuze ngo hari umwaka w'imbabazi. Uyu mwaka nubera abantu umwaka w'imbabazi. Imana ishimwe. Nubwo tugeze mu cya kabiri cyawo, ariko hari umwaka w'imbabazi. Imana yacu nishimwe. Kandi ngo aramubwira ngo narugende bamenyeshe ngo njye Uwiteka nzaza guhora inzigo. Aho ngaho umuntu ahibazeho. Azaza mu bice bibiri. Azaza azanye imbabazi kuba azazigirira, noneho kubazanza azahora inzigo. Imana yacu tugirire neza kugira ngo umuntu uri kumva iri jambo atazaboneka mu bantu bazahorwa inzigo, ahubwo azaboneke mu bantu bazagirirwa iki? Imbabazi. Haleluya. Ariko yamenye no kumva aravuga ngo nje no kubwira abantu bafite buri umuntu ashobora kugenda mu isi ari imbohe, afite ibimuboshye, agahinda karamuboshye, bukene bwaramuboshye, ibibazo byo mu isi byaramuboshye, ariko aravuga ngo nje kumenyesha imbohe ko zibohowe. Imana ishimwe. Hari imbohe ziboshwe, uyu mwaka ube umwaka w'imbabazi ku mbohe zibohorwe, iri jambo rigende ribohore imitima iboshye. Yesu nashimwe. Arangije aravuga ngo yantumye no gushyiraho itegeko, gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira. Haleluya. Amen. Bwira be kurira gutabarwa kurabonetse. Bwira be kurira gutabarwa kurabonetse. Haleluya, haleluya. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Umutima wihebye. Umutima wihebye, umuririmbyi yavuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Ariko icyatumye Yesaya Imana imukoresha akavuga ngo genda muri kiriya gihugu ubwira ab'i Siyoni barira nabazaniye umwaka w'imbabazi, kandi noneho nabazaniye umwambaro. Haleluya. Nabazaniye ikamba. Haleluya, haleluya.
n'abazaniye amavuta. Imana yacu nishimwe. Aravuga ngo yemwe abisiyoni mugenda murira n'abadodeye umwambaro w'ibyishimo. Uyu masaha mwumvira ijambo niyambare kuri uyu mwambaro w'ibyishimo. Arabanga ibyo ngibyo bigenewe abisiyoni barira. Yemwe abisiyoni mufite amarira gutabarwa kurabonetse. Imana yacu nishimwe. Arangije aravuga ngo kandi ngo abisiyoni barira ngo ndabazane ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ngiyi intego yari itumye Imana yohereza Yesaya. Haravuga ngo hari abisiyoni barira, hari abakozi b'Imana barira, hari abana nacunguye bemera gukurikirana ijambo ryanjye barimo bararira. Ariko aravuga ngo genda ubabwire ko hari ibintu nzanye. Haleluya. Hari insimbura Uwiteka azanye gusimbuza ikikuriza. Imana ishimwe. Hari ibintu biri kuriza abantu, ariko Imana izanye ikintu gisimbura amarira ku buzima bwawe kugira ngo ubashe guseka. Aya masaha ku bantu badukurikiranye n'abazadukurikirana, Uwiteka Imana yohereje intumwa iwabo, yohereje intumwa iwawe, yohereje intumwa mu rugo rwawe, kandi izanye yohereje marayika Gaburiyeli azanye ikintu gisimbura umubabaro kugira ngo umunezero winjire. Haleluya. Turi gusoza rero narindi kubwira abisiyoni barira kugira ngo bekurira kuko gutabarwa kuramenetse. Yesaya aravuga ngo umwuka w'Uwiteka Imana ndiho. Haleluya. Abantu bariho n'umwuka w'Uwiteka Imana bakwiye kuwukoresha neza kugira ngo muri iyi minsi bahinduke ibikoresho by'Imana, kuko hari abisiyoni bari kurira kugira ngo bajyane amavuta mu cyimbo cy'ivu kandi bajyane umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cyo kurira, kandi iyi ntego ni ukugira ngo babe ibiti byitwa ibiti bikiranutse. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Tugiye gusenga Imana. Iri jambo ndi kumva riri kumfasha, nawe rigufashe. Wowe udukurikiranye, abisiyoni bamaze igihe barira, abantu bari ku musozi barira, abajya gusengera mu butayu barira, abajya mu cyumba barira. Reka mbabwire ngo Uwiteka hari umwaka w'imbabazi, kandi hari umuntu atumye uzanye ibintu bigurana umubabaro umuntu yari afite. Rero bacyumvira ijambo nibakire ibibahesha umunezero, kandi nibakira imbaraga zibashoboza kwitwa ibiti bikiranuka. Imana nishimwe. Narindi kubabwira ngo gutabarwa kurabonetse, nubwo hari abarira, nubwo hari abataka, nubwo ibibazo ari byinshi. Muri iyi minsi uratambuka ukumva nta jambo ry'ihumure, ariko ndashaka guhumuriza abantu. Nubwo harimo abarira, nubwo hari umwaka wabayemo w'amapfa, ariko Uwiteka yohereje Yesaya. Haravuga ngo jyana ibi bintu, jyana aya mavuta, ujyana imyambaro. Haleluya. Ubishyira abisiyoni barira. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Yesaya ahageze amarira yarakamye, buzura ibitwenge n'umunezero kubera ko Uwiteka avuze ngo bahimwe. Muri iyi minsi ndashaka ko uhinduka igiti cyitwa cyo gukiranuka. Uwiteka nakubona abona uri igiti cyo gukiranuka, nanjye nambona mbona ndi igiti cyo gukiranuka. Ibyo tubiheshwa no gusoma ijambo ry'Imana no kwizera, gutunga ubuhanuzi kenshi. Ubuhanuzi bukuru ni iri jambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana iyo umuntu aryizeremo ibintu biremera birashoboka. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana dufashe umuntu wese wari uri kurira, wari uri kuno ibibazo biravuka, amarira akaba menshi, ariko Uwiteka yohereje Yesaya, yohereje marayika kugira ngo aguhe ibikumara umubabaro. Kandi kuri buri muntu wategereje Imana ijya imara umuntu umubabaro bitewe n'uburyo yayishatse. Imana imara umuntu umubabaro bitewe n'uburyo ayiringira. Imana imara umuntu umubabaro bitewe n'uburyo bakundanye. Imana imara umuntu umubabaro bitewe n'uburyo bagirana ubusabane. Niba udafite aho usabanira n'Imana ngo uyereke umubabaro
umubabaro ntuzibwire yuko Imana itamara umubabaro, ahubwo egera Imana mugirane ubusabane. Haleluya. Ndafashijwe. Imana imara umubabaro, imara agahinda. Ibwira Yesaya ngo hari ab'Isiyoni barira. Imana ishimwe. Yesaya arabanza abaha ubuhamya, aravuga ngo njyewe amavuta y'Uwiteka ndiho, umwuka w'Umwami Imana ndiho. Aravuga ngo kandi ndashaka kubwira abantu. Nanjye aya masaha mbwiye abantu barira, gutabarwa kurabonetse. Mbese wari uri kurira? Niba wari uri kurira, uririra imbere y'Imana, gutabarwa kurabonetse. Abantu bumva ijambo ry'Imana bakaritesha agaciro, ariko uyu mugoroba wumve yuko iki ngiki ari igisubizo ku bugingo bwawe. Warize kenshi, ubu urugutabara, ubu urukumva, ubu uruguhoza, ariko gutabarwa kurabonetse. Yesaya azanye ikanzu, azanye amavuta, kugira ngo mu cyimbo cyo kurira habonekeho guseka. Reka dusenga Imana kugira ngo iri jambo ry'Imana rifashe. Haleluya. Abantu baribonye, abarira mwe kurira, kandi nimwumve ko bicitse ngo birangiye. Hari Imana idakangwa na biracitse, hari Imana ikorana nyuma ya zero. Njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu nakiranuke, Imana imubone nk'uko yiboneye Nowa. Imana ishimwe, yaramubwiye ngo ibarize inkuza igihe akayumvira akajya mu nkuge. Uyu munsi dufite inkuge, agakiza k'Imana. Injira mu nkuge. Nubwo ufite imibabaro, haruje kukumara imibabaro. Wikwihera ngo wiganyire, wikwishakishiriza inzira. Yesu ajya aca inzira, akanyuzamo ibihumuriza umuntu umutima. Tugiye gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana y'imbaraga nyinshi, Mana yahagurukije Yesaya mu gihe cy'ab'Isiyoni bariraga, ikamubwira ngo nigende ibwire imbohe ko zibohowe, ibwire abarira ko gutabarwa kubonetse, ikamubwira ngo najyana amavuta ngo ayashyire abantu bafite ubwirabure, mu cyimbo cy'iva bahereza amavuta, ajyana umwambaro. Haleluya. Imana yashoboye ibyo mu gihe cya Yesaya, na n'uyu munsi hari ibintu ushoboye, na nyuma ya zero urakora. Dusengeye abantu bafite imitima ihagaze, bumvishira ijambo Mwami. Bari bafite kwiheba, bari bafite amaganya, bahanuriwe byinshi bibahagarika imitima, ariko iri ni ijambo ryo kubasubiza intege mu bugingo. Uyu mugoroba ubiteho, kandi mu gihe gikwiriye tuzumva amashimwe ya bamwe badukurikiranye bavuga ngo uri Umwami, warabatabaye. Ngaho tabara imitima, imibiri, ubugingo Mwami nyiribiye, kuko roho nziza itura mu mubiri mwiza udafite indwara, udafite inenge. Egera imitima n'ubu bugingo, zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye rero, iri jambo nirishyigikirwe n'umwuka wawe wera, urishorere rigere mu mitima y'abari hafi n'abari kure, ryambuka amahanga, rifate hirya no hino, kugira ngo imitima irushye iruhuke. Turagushimiye rero Yesu, kubikoreye kwiyubahisha. Icyubahiro n'ikibi cyawe bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.